hari agafu gagomba kuminjirwa muri izo mboga, hari agafu gagomba kuminjirwa muri izo mboga zaruraga ku buzima bwawe. Wari umeze nk'umuntu ubona byarangiye, wumvaga ugiye gupfa, wumvaga ibyawe byarangiye kubera ko byaruraga bakatiyemo imitanga. Ndashaka kukubwira ijambo, ndi Umwuka Wera ari kuma. Ndashaka utangarize ko nubwo bimeze gutyo, umugabo yagutaye bikaba biri kurura, hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Ariko ndabona inda yawe igiye gusama, uraza gusama mu izina rya Yesu. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Umwami Imana n'abane namwe, kandi Imana y'amahoro nikomeze ibishimire. Uyu ni umwanya twifuza kuganira ijambo ry'Imana. Ngewe basuhuza ni Pastor Dan Mutangana, yoboye umuryango witwa Yesu Niyamamare Ministry. Imana iduhane umugisha. Ndashima Yesu wamaye agakiza, ndashima Yesu wamamagaye, ndashima Yesu wangiriye ubuntu akampindura umwana we kandi akunda yishimira. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana, numva Umwami Imana ashyize ku mutima wanjye turivugeho. Ni ijambo ry'ubuhanuzi numva Imana imaye kugira ngo turisangire. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya 2 cy'Abami, ni ibice 4. Turasoma duhere ku murongo wa 38. Bukeye Elisa asubira i Gilugari. Icyo gihe hari hateye inzara, hariho ubwo abana b'abahanuzi bari bamwicaye imbere. Abwira umugaragu we ati, shyira inkono ivuga ku ziko, utekere aba bana b'abahanuzi imboga. Umwe muri abo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, ahasanga umutanga awusoromaho inanga. Areka umwenda we azuzuzamo, araza azikekera muri ya nkono batetsemo imboga kuko batari babizi. Bayishije barura abagabo ngo barye. Bakirya izo mboga baraboroga bati, yewe muntu w'Imana, mu nkono harimo uburozi. Nibarushya bayiryaho. Aravuga ati, nimunzanire ifu. Aragenda ayijugunya mu nkono, aravuga ati, nimwarurire abantu birire. Nuko basanga nta kibi kiri mu nkono. Amen. Imana ishimwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndashaka kuvuga iri jambo Imana ikuntumyeho. Muri iyi minsi ushobora kuba ubona imboga uri kurya ziri kurura, ziri gusharira cyane, ukabona n'uburozi, kumva harimo uburozi. Dusomye ijambo ry'Imana tubona abana b'abahanuzi bafite inzara, ngo inzara yari ibishe, bari imbere y'umuhanuzi mukuru Elisa. Baramubwira ngo dufite inzara. Elisa abwira umwana umwe w'umuhanuzi, arabwira ati mushyireho imboga abagabo abantu barye, bareke kwicwa n'inzara. Bateka imboga bararya. Barateka imboga igihe ngo ziri kubira. Umwe muri bo nawe arasohoka ngo arazamuka, kandi n'umwe muri bo ngo agenda ngo ajya ku musozi, ngo abona ahantu hari umutanga, ngo asoromaho inanga, ngo arareka yuzuza umwenda, ngo araza aravuga ati, karabaye, igitangaza kiraturitse, za mboga zari nkeya tugiye gukatiramo zihitubuke zibe nyinshi. Azana inanga ngo akekera muri za mboga, abandi barangaye baraho mu nzu ngo bazi ko batetse imboga. Umwana umwe w'umuhanuzi araza akatiramo ya mitanga, arayikata. Bantu munkurikiye, abantu muri kundeba, benshi ubuzima murimo mumeze, hari imitanga bakatiyemo, hari imitanga bakatiye mu nkono zanyu, hari imitanga bakatiye mu buzima bwanyu. Ibyari umugisha uyu munsi nibyo uri kubona nk'ibisharira. Aba bana b'abahanuzi bari babatekeye imboga nk'izigiye kubaramira. Bibiliya tubwiye ngo umwana w'umuhanuzi umwe muri bo
wasanga warahuye n'umwana w'umuhanuzi ufite imitanga, uyu munsi ukaba yaragukomerekeje, uyu munsi ukaba uri kurira kubera imitanga bakatiyemo. Ushobora kuba uri kuvuza induru kubera imitanga bakatiyemo. Wahuye n'umutekinisiye kandi mwasenganye, kandi mwazamukanye imisozi, kandi mwabanye mu bihe by'amasengesho, ariko akatiramo imitanga. Uyu munsi wakuvuze akakugira kabarore, nuwo wari wizeye, ubuzima bwawe akatiyemo imitanga. Uyu munsi umuntu ukubabaje, umutima wawe ukaba ugiye guturika, ukaba ufite amarira, ni wa wundi wakundanye nawe, wa wundi wakunze, ukaba mu mutima wawe ukawimariramo, yakatiyemo imitanga. Uyu munsi uwo wari wizeye niwe wakatiyemo imitanga, niwe mwaba umwe muri bo, niko byatubwiye, umwe muri bo akatiramo imitanga mu nkono bari bagiye kurya. Arabitubura biba byinshi, ariko bitubuza imitanga. Imboga zirarura zirasharira, baravuga baraboroga, baravuga ngo noneho harimo uburozi, umuntu w'Imana turapfuye, ngo nibarushya barya. Umusheri wizeye niwe wakatiyemo imitanga. Umuntu wayifashije, uwo wahaye ubuzima bwawe niwe wakatiyemo imitanga. Uri kurira harimo imitanga. Le preste que tazolebra. Ndashaka kuzana ijambo ry'ubuhanuzi ngo bararira, baraboroga, babwira Elisa abagabo baraboroga. Hari burya kubona abagabo baboroze babyakomeye. Babwira ngo Elisa ngo iyi nkono harimo uburozi. Haleluya. Ngo ari kuwo mwanya ngo umuhanuzi Elisa aravuga ngo munzanire ifu. Haleluya. Nubwo bikomeye, ndashaka gutangaza ko hakiri agafu. Dufite Kristo minjira mu bufu, dufite umuhanuzi Imana ikoresha kugira ngo dushyiremo agafu. Dufite abashumba Imana iri bukoresha akajyamo agafu. Dufite abantu bahamagawe batabivanze. Elisa yari ahari, nubwo byari bikomeye, Elisa yari ahari. Haravuga ngo uyu munsi hari agafu. Hari agafu gagomba kuminjirwa muri izo mboga. Hari agafu gagomba kuminjirwa muri izo mboga zaruraga ku buzima bwawe. Wari umeze nk'umuntu ubona byarangiye, wumvaga ugiye gupfa, wumvaga ibyawe byarangiye kubera ko byaruraga bakatiyemo imitanga. Ndashaka kukubwira ijambo, ndi Umwuka Wera ari kuma. Ndashaka utangarize ko nubwo bimeze gutyo, umugabo yagutaye bikaba biri kurura, hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Wari wanzwe, hari agafu. Ideni rye riri guteye ubwoba, wabonaga cyamunara imbere yawe, hari agafu Yesu agiye kuminjirwamo. Iyo nzu ntabwo uri buyisohokemo, hari agafu Yesu agiye kuminjirwamo. Yesu agiye kukwishyurira, Yesu agiye kukubera igisubizo. Wabonaga minerivare z'abana zabuze, wari wabuze ibyangombwa byari byashariri, hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Barakubenze baragenda, ariko hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Mu kazi barakwirukanye, barakugambanira wirukanwa mu kazi, kandi ari abantu wizeraga, baguhimbiye amagambo, bakwise mubi, bakatiyemo imitanga. Ariko uyu munsi akira ijambo ry'ubuhanuzi, hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Muri izo mboga zaruraga, muri izo mboga zaruraga hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Ntabwo uri bukomeze kurira, wowe umurike, ntabwo uri bukomeze kurira, ntabwo uri bukomeze gutaka, ntabwo uri bukomeze kubabara. Hari igihe cyo kurira, ariko hari igihe cyo guseka, hari igihe cyo kubona nta byiringiro. Ariko ndagutangariza ko haracyari ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka, muri izo mboga bakatiyemo imitanga hari ibyiringiro ko hari
agafu Yesu agiye kuminjiramo, ibitagendaga byongere bigende. Uyo la prekestike desta ravosti prenaissance revaya, ayo mahanga wari urimo wabuze ibyangombwa wibaza uko biri bumere, hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Hari umuntu Yesu anumyeho, hari umuntu nkurikiye wari uri kwibaza ariko ubona uburyo ubuzima bumushaririye, ari kwibaza uko biri bumere. Hari agafu de ose etakotapi enema reshekreto labre ereva, umutima ufite agahinda ariko hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Uratangira kubona amahoro, uratangira kubona amahoro, ndahanuye uratangira kubona amahoro, uratangira kumva ibineza neza, uratangira kumva za ndirimbo z'amashimwe zigiye kugaruka mu buzima bwa nestopa enesta. Warushaririwe, abantu batumye usharirira, usiga uvuga ngo nta byiza cy'abantu, usiga uvuga ngo nabeza abantu nibabi gusa, ariko hari agafu Yesu aragushumbusha, Yesu arakuzanira ukumara imibabaro, Yesu arakuzanira hari igitangaza Yesu arema, hari igitangaza Yesu ari bureme. Utangire wongere ugaruke ku byiringiro, wongere umuzamurira icyubahiro, wongere uvuge gukomera kwe, wongere uvuge ibitangaza bye. Erega abantu badukatiramo, bajya bakatiramo imitanga, n'abantu twagendanye, n'abantu bazi ubuzima bwacu, n'abantu bazi ahantu wakora ukababara, n'abantu wahaye umutima wawe, n'abantu wigiriye icyizere, n'abantu wafashije, ni babandi wiyegereje, nibo bakatiyemo imitanga. Babandi wahaye amaturo, wahandi wahaye amafaranga, nibo bakatiyemo imitanga. Babandi wishyuriye amazi, nibo bakatiyemo imitanga. Babandi wahaye ubuzima bwawe nibo bakatiyemo imitanga. Ariko ndagira ngo utangarize uyu munsi, aya masaha Yesu agiye kuminjira amagafu. Niwakira agafu Yesu agiye kuminjira, niwakira agafu Yesu agiye kuminjira muri ubwo buzima bwashariraga, muri ubwo buzima bwaruraga. Uraza guhura na Yesu wari uri gusharirirwa, umugabo yaragutaye ngo nagubyara, none asikota winimanda, ariko ndabona inda yawe igiye gusama. Uraza gusama mu izina rya Yesu, uraza gusama, uraza gusama, uraza gusama. Iyo ndwara y'abaganga barananiwe, barakubwira ngo wapi byararangiye utegereje gupfa. Iyo kanseri Yesu araza kuyishiririza, iyo diabete iraza guhura n'ukuboko kw'Imana, iraza guhura n'agafu ka Yesu. Ibyo bihombo waracuruzaga ariko hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Uraza kongera kubona igishoro. Mwuzaniye ijambo ry'urutse umutima rikubwira ngo nubwo byashaririraga kubera imitanga bakatiyemo, kubera abarozi bakoze ubufindo ku buzima bwawe, kubera ibyo abagome inshuti zawe zakoze, hari agafu Yesu agiye kuminjiramo. Uraza kubona kandi kazi. Ndagira ngo nibutse kare ndi gusenga, nibuka ukuntu Yosefu bene se bamugurishije, bakatiramo imitanga baramugurisha. Ageze kwa Potifari, yanga kuryamana n'umugore wa Potifari, akatiramo imitanga, bamwohereza muri gereza. Ariko Yesu amusanga muri gereza, amazemo iminsi, aminjiramo agafu, bamuvana muri gereza, ahinduka igikomangoma muri Egiputa. Nubwo bimeze gutyo, ndashaka gutangariza ko nubwo umaze kurira, nubwo utari kurira, harimo imitanga. Ndashaka gutangariza ko Yesu akihari, Yesu arahari kugira ngo aminjiremo agafu. Ayo marira araza guhanaguzwa na Yesu. Abantu ntibigeze baguhanagura amarira, abantu ntibigeze bakureba n'ibihumye, abantu barakubabaje, ariko Yesu aje kukumara agahinda, aje kukumara imibabaro. Niwakira ijambo ry'ubuhanuzi, niwakira ijambo ry'ihumure ryo guhura n'ubutabazi bw'Imana, ibyo byagushaririraga, Yesu wenyine niwe gisubizo, niwe wari ukeneye, niwe wari ukeneye kugira ngo aminjiremo agafu. Nayo imitanga yo bayikatiyemo, ibintu byose byashaririraga, ibyo wageragezaga byose byangaga, wadepozaga bikanga, hari baraziritse. Ariko Yesu uyu munsi araza kuminjiramo agafu. Aho bagutabye, aho bakuzirikiye, Yesu aje kuminjiramo agafu. Akira ijambo ry'ubuhanuzi, akira ijambo ry'ihumure. Uwiteka Imana duhana umugisha, Uwiteka Imana twishimire. Mana y'imbaraga, Mana y'icyubahiro,
uri Imana y'ubushobozi buhambaye. Ndasengeye ubwoko bwawe bukurikiye iri jambo, bari mu marira, bari mu gahinda, bumvaga Mwami Imana byabacanze, babonaga bikomeye, ubuzima bwashaririraga, ubuzima bwari burimo bushaririye, bakatiyemo imitanga. Ariko uyu munsi urambwiye ngo utanze refosta brekedesta shendo brekerema, utanze agafu ugiye kururura ibyaruraga. Narakubonye uri Imana igarura abantu, ukabasubiza amahoro yo mu mutima. Hari abantu umvaga bendaga kwiyahura kubera abantu babakomerekeje, kubera abantu bababaje, ariko uzanye ihumure. Hari agafu mu izina rya Yesu. Bageze Imana Abisiraheli, bageze ahantu ngo bageze bafite inyota, ngo babona iriba, ngo bagiye kuvoma, basanga amazi y'Imana ararura. Ngo ari kubwira umugaragu wawe Mose, uramubwira ngo hari igiti, ngo nagice kuri icyo giti, ngo ishami ry'icyo giti arinaga muri ayo mazi, ngo amazi akirakurura, ngo baranywa bashira inyota mu izina rya Yesu. Hari ibintu byashariraga, hari ibintu byaruraga, birangire muri uyu mwanya, birangire muri aya masaha. Umuntu wese uri kumvira ijambo, umuntu wese uri kura n'ubuhanuzi, reka bumukorere, abone ku Uwiteka ari we Mana, abone ku Uwiteka ari we byiringiro byacu bizima. Ndagushimye Mwami w'abami, ndagushimye Mana ikora igitangaza, ko hari amashimwe uje kuremera ubwoko bwawe ku mugaragaro, kandi bazagushima, kandi bazavuga gukomera kwawe kubw'ihumure utanze. Mu izina rya Kristo Yesu twizeye, amen. Uwiteka abaha umugisha, kandi Uwiteka akomeza abagire neza, mu izina rya Yesu, amen.